nusoma ijambo ry'Imana uzasanga Ahabu yarahuye n'ibibazo akagira iherezo ribi. Kubera iki? Kubera ko atabaye maso. Rero nje kukwifuriza kuba maso, nje kukwifuriza kubana n'Imana. Yesu ashimwe. Yesu wacu nahabwa icyubahiro. Ni GATERA JOSE uko bisanzwe guturuka muri Philadelifia. Ndashima Imana yo mu ijuru kubw'uyu munsi mwiza Imana yaturemeye kugira ngo tunezerwe. Imana ihabwe icyubahiro. Imana yacu rero ni Imana igira neza, ni Imana ishobora byose, ni Imana yo kwizerwa. Imana ihabwe icyubahiro. Ndashaka kuvuga ku mbaraga z'Imana mu kigeragezo, mu kibazo, hagati mu kibazo, hagati mu kigeragezo hari imbaraga z'Imana zikora, hagati mu burwayi, hagati mu mpaka, mu buzima bwose waba urimo ariko uri umukristo, hari imbaraga z'Imana ziyerekana. Niko umuririmbyi yaririmbye, aririmba indirimbo mu rurimi rw'Igiswahili, aravuga ngo Mungu kwetu ni kimbilio, anaonekana wotere wakati ya mateso. Imana ni ubuhungiro ariko igaragara cyane mu kibazo. Igihe cyose uzaba ufite ikibazo uzabona Imana, uzayibona. Ushobora kuba umukristo ugakizwa ariko kumva nta mbaraga zayo zihagije wizeye. Rero burya yuri umukristo mu by'ukuri nibwo iyo ugeze mu kibazo, kuko birashoboka ko umukristo nawe agera mu kibazo. Umukristo ashobora guhura n'uburwayi kabutindamo, akajya mu nzu y'imbohe se, agahura n'ibizazane bitandukanye, ariko imbaraga z'Imana zigaragara muri cya kibazo. Nje kukubwira rero imbaraga z'Imana mu kigeragezo. Imana ishimwe. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana riri mu Bami ba mbere, turahera ku murongo waho wa 13. Bibiliya iravuga ngo umuhanuzi ahanurira Ahabu kunesha. Umuhanuzi ahanurira Ahabu kunesha. Tumaze iminsi tuwumva ku bahanuzi. Nawe niba uri umukristo uramumaze kubabona se, cyangwa se baranaguhanuriye, ariko ahangaha Imana ivuga ku muhanuzi wahanuriye Ahabu kunesha. Murongo wa 13 aravuga ngo uwo mwanya haza umuhanuzi asanga Ahabu umwami w'Abisirayeli, aramubwira ati Uwiteka aravuze ngo ntureba ziriya ngabo zose uburyo ari nyinshi, uyu munsi ndazikugabiza umenye yuko ndi Uwiteka. Imana itugirire neza. Umuhanuzi araje abwiye umwami Ahabu, aramubwira ati ntureba ziriya ngabo uburyo ari nyinshi, uyu munsi rero nubwo ari nyinshi ndazikugabiza kugira ngo umenye ko ndi Imana, kugira ngo umenye amaboko yanjye, kugira ngo umenye imbaraga zanjye, kugira ngo umenye gukora kwanjye. Imana yo mu ijuru itugirire neza. Ahangaha nakubwiye ngo imbaraga z'Imana mu kigeragezo. Mungu kwetu ni kimbilio, anaonekana watere wakati ya mateso. Imana igaragara cyane mu kibazo. Imana ni ubuhungiro ariko mu kibazo tuzayibona. Nje kukubwira ngo hari imbaraga z'Imana mu kigeragezo, hari imbaraga z'Imana se mu kibazo. Dusomye amagambo ngo umuhanuzi ahanurira Ahabu kunesha. Ahabu yari mu kigeragezo, Ahabu yari mu bibazo. Ahabu yarinde, yari umwami w'Abisirayeli. Ahabu ni igihe yayoboraga Isirayeli, hahaguruka uwitwa Benihadadi. Benihadadi rero uyu ngo yayoboraga Abasiriya. Bibiliya iravuga ngo Benihadadi yendereza Ahabu, amutumaho amagambo akomeye. Mu bice byaho 20 ku murongo waho wa mbere aravuga ngo Ahabu Benihadadi amutumaho amagambo akomeye, ngo aramubwira ngo atume intumwa kwa Ahabu, ngo aramubwira ngo mugende mubwire Ahabu ngo ifeza n'izahabu n'amatungo n'abana bawe n'abagore bawe bose ngo byose ni ibyanjye. Hanyuma Ahabu ngo aravuga ngo nibyo koko, mugende mubwire umwami Benihadadi ngo nibyo koko, ngo uvuze ukuri.
hanyuma bene hadadi ntiyaceceka, burya shitani ntajya atuza, ngo arongera amutumaho izindi ntumwa, ngo aramubwira ngo nimugende mubwire umwami Ahabu ngo agiye kohereza intumwa ngo zisakasaka iwawe, ngo nizibona ikintu cyiza icyo ari cyo cyose cy'agaciro ngo zirakizana. Hanyuma ngo Ahabu yumva agize ubwoba, yumva aratinya, yumva akutse umutima, ngo ahamagara abatware, ahamagara ingabo z'Abisirayeli, ahamagara abajyanama be, ahakoranya abantu, arababwira ngo mbese uyu mwami ubu si ukunyendereza? Murumva ubwa mbere yantumyeho arambwira ngo ibyo ntunze byose nibye, nanjye ndamwemerera, none antumyeho ngo nintegure ngo agiye gutuma abantu baza gusaka iwanjye, ngo ikintu cy'agaciro cyose ngo arakijyana. Ariko bene hadadi yari afite amaboko, yari afite imbaraga, ngo ariko abantu Abisirayeli ngo bumva n'agasuzuguro, ngo bumva n'agasuzuguro gakomeye, ngo baravuga ngo ya ntumwemerere, ntumwemerere, ntubyemere. Aha bareba guhakanira umuntu umurusha amaboko, areba guhakanira umuntu mbese batahwanye, ngo yumva ni ikibazo nanone. Ariko aravuga ati reka numvire abo turi kumwe, ngo arabatuma ngo nimugende mumubwire ngo ibyo wavuze mbere yarabyemeye, ngo ariko ibi ngibi byo ntabwo rwose yabyemera. Noneho ngo bene hadadi intumwa ziragenda zimubwira amagambo habavuze, ngo bene hadadi ararakara, ngo ateranye ingabo ze, ngo bariyegeranya, biyegeranya gutera Isirayeli, biyegeranya kujya muri Samariya bakarwana n'umwami Ahabu. Hanyuma rero Ahabu yari yicaye, ngo aramubwira ngo genda mumubwire ngo umuntu ucyambaye imyambaro y'urugamba ntakirate nk'uwatabarutse ayikuramo. Imana itugirire neza. Amaboko y'Imana mu kigeragezo, amaboko y'Imana mu kibazo, imbaraga z'iyo wizeye, imbaraga z'iyo wiringiye. Imana dusenga irakomeye, Imana dusenga ifite imbaraga, Imana ishimwe. Hanyuma rero ngo Ahabu akiri aho ngaho agifite ubwoba, agitinya, akibaza icyo bari bukore, ati nubwo tumuhakaniye aratumara, nubwo tumuhakaniye aratsemba, nubwo tumuhakaniye nta zindi nzira. Ngo haza umuhanuzi ahanurira Ahabu kunesha, aramubwira ngo humura, amubwira amagambo y'ubutsinzi, amubwira amagambo meza akomeye, amagambo yubaka. Bibiliya ivuze ngo iki? Uwo mwanya haza umuhanuzi asanga Ahabu yari yihebye, asanga Ahabu umwami w'Abisirayeli, aramubwira ati Uwiteka aravuze ngo ntureba ziriya ngabo zose uburyo ari nyinshi, uyu munsi ndazikugabiza umenye ko ndi Uwiteka. Yari afite ubwoba, yari afite ubwoba, ariko reka nkubwire, hahandi uvuga ngo birarangiye ni Imana ihagurukira. Iyo misozi ubona imbere yawe, abo Basiriya baguhagaze imbere, bene hadadi umaze iminsi ukubwira amagambo aguca intege, bene hadadi umaze iminsi, uyu munsi ushobora kuba nawe ufite amagambo ameze nk'ay'umwami Ahabu yabwirwaga. Imana iramubwira ngo uyu munsi hari ikintu ndi bukore, uyu munsi hari ikintu ndi bukore kugira ngo umenye ko ndi Imana. Ubundi Imana igitwiyereka. Gukizwa ni kimwe, kubaha Imana ni ikindi, imbaraga zayo zikagaragara muri ubwo butware n'ubushobozi bwayo. Rero Ahabu Imana imugabiza ingabo z'Abasiriya, Ahabu aragenda anesha Abasiriya, ngo buri ngabo yose y'Umwisirayeli ngo yica umubisha we. Ngo umwami bene hadadi arahunga, aratsindwa. Imana itugirire neza ko dufite Imana iturwanirira. Imbaraga z'Imana mu kigeragezo. Ntago nzi aho ugeze, ntago nzi Abasiriya bakuri imbere, ntago nzi amagambo ya bene hadadi wumva,
bene Hadadi wasanga ari uburwayi buguma bukubwira bati ntabwo uzakira, warwaye diyabete urayikira ariko hajiyemwo n'ibindi, warwaye umusonga, warwaye indwara warwaye ukayitindana, ariko hari n'indi kubwira iti nanjye ndi mu nzira. Uwo ni bene Hadadi. Ariko Imana yakubwira ngo uyu munsi irakwiyereka kugira ngo umenye yuko ndibwira ko uyu munsi atari umwami Ahabu uri kubwirwa, ahubwo ni wowe. Ni wowe wa mukirisitu we, ni wowe wa mubyeyi we wakijijwe. Bene Hadadi zaba ari induru ziri iwawe mu rugo, yaba ari amakuba urimwo, yaba ari amadeni yakuzungurutse, ibyago uhagazemo nk'ibyo Ahabu yari ahagazemo simbizi, ariko uyu munsi hari imbaraga z'Imana zikura umuntu mu kigeragezo, hari imbaraga z'Imana ziyerekana umuntu yashobewe. Rero ndagira ngo sinzi aho ugejeje, sinzi aho ugeze, ariko wizere ko uyu munsi hari ikintu Imana iri bukore. Uyu munsi Imana irerekana imbaraga zayo ku buzima bwawe. Rana sika. Imana ishimwe ko ihari. Imana irahari. Iby'Imana ivuga birahari. Amasezerano y'Imana arahari. Ivugo y'Imana irayishyigikira. Yabwiye Yeremiya ngo uruzi iki? Yeremiya avuga ati nduzi ngo ni umurinzi. Avuga ati uroye neza niko njya ndinda ijambo ryanjye nkarisohoza. Ijambo ry'Imana burya iraririnda, sezerano ryayo iraririnda, ishobora kutari iri kubikamo ikarikira mu magufwa, kuko hari igihe utakaza ibiro wari ufite 80 ukagera muri za 40. Rero iri tsindagira mu igufwa, ariko igufwa burya rijya risigara uzarebe. Umuntu arananuka agatakaza ibiro hagasigara igufwa. Imana yazakugarukaho ugasanga umubiri warongera utoha kuri rya gufwa. Rya sezerano riba ririmwe aho ngaho. Haramubwira ati nurebe izi ngabo, uyu munsi ndazikugabiza kugira ngo umenye yuko ndi Uwiteka Imana, kugira ngo abantu bamenye ko ndi kumwe nawe, kugira ngo abantu bamenye ko wikomeje ku Mana. Ubundi yo dukijijwe tujye tureka Imana yikorere, ntidugakuka umutima. Mu by'ukuri Imana irahari, Imana ishobora byose, Imana igira neza. Abantu benshi bajya bavuga ubuhamya, hari nubwo tuba tumaze kumva ibyo byose ni imirimo y'Imana, ariko natwe ubwacu hari iby'Imana iba yaradukoreye, turabagabo kubihamya, tukabona amaboko y'Imana. Niyo mpamvu rero bene Hadadi nakagukura umutima, dufite Imana ishobora byose. Umurongo waho 22 haravuga ngo hanyuma umuhanuzi araza asanga umwami w'Abisirayeli, aramubwira ati genda wikomeze witegure umenye yuko umenye uko uzabigenza, kuko umwami umwami aramubwira ngo genda wikomeze umenye uko uzabigenza, kuko umwami w'Abasiriya, genda wikomeze kuko umwami w'Abasiriya azagaruka umwaka utaha. Imana itugire neza. Aramubwira ati genda wikomeze witegure umenye uko uzabigenza, kuko umwami w'Abasiriya azagaruka umwaka utaha. Imana idufashe. Uyu aramubwira ati ntiwirare, Abasiriya bari bamaze kuneshwa barahunga, bari basigaye, kuko Imana yaramubwira ati uyu munsi ndabakugabiza. Hanyuma umuhanuzi aragaruka abwira Ahabu ati gasopo ntiwirare, ugenda ahubwo wikomeze witegura umenye uko uzabigenza, kuko bene Hadadi azagaruka, umwami w'Abasiriya azagaruka umwaka utaha azaza. Burya shitani aguteza ikigeragezo ukagira ngo yagiye, wasenga yitatu ukabona hari ikintu Imana ikoze muri cya kibazo ukagira ngo birarangiye, ariko shitani abaguteza ikindi gihe. Ntugahurwaho umwanzi wawe, ntugahurwaho shitani, ntukagirana ubushuti n'icyaha, ntukicarane nacyo. Nkunda kwigisha abantu ku ngaruka. Burya hari ingaruka z'ibyo umuntu yisigariza. Uyu Ahabu yahuye n'ingaruka za bene Hadadi kubera ko yagiranye nawe ubushuti. Nyamara Imana yaramuburiye, iramubwira ati genda witegure wikomeze umenye ukuntu uzabigenza, ntiwirare
mu Kristo ntiwirare. Gukizwa kujya mu mazi menshi ntibihagije, kuba warakijwe ujya mu rusengero ukajya kwigaburo ntibihagije, ahubwo genda witegure umenye ukuntu wambara imyambaro y'urugamba. Uyu bene Hadadi baje kumubwira bati nubwo buriya twahunze, bamugira inama, baramubwira bati buriya bariya abantu impamvu batunesheje Imana yabikorera ku misozi, reka tuzabatere duhereye mu kibaya, tuzabarusha amaboko. Imana iba yabibonye, ibwira umwami Ahabu iramubwira iti ntiwirare, bene Hadadi azagaruka umwaka utaha, genda umenye uko uzabigenza. Rero nawe nje kukubwira ngo ntiwirare mu masengesho usenga, ntiwirare mu bihe wafashe. Nakoreye Imana, naritanze, nakoze oya, bamaso 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 mu Kristo, bamaso mwene data. Shitani ntabwo asinziriye, yari yaraguteje ubugumba, Imana ikugire neza urasamye, ariko ntasinziriye. Yari yarakuziritse ngo udashaka, none ubonye fiance urarambagijwe, hari ubukwe. Bamaso aguteza ikindi gihe. Bene Hadadi Ahabu ntiyamwishe, bene Hadadi amutega ikindi gihe. Biragusaba kuba maso rero. Shitani ntatsindwa, ahora ashakisha ukuntu atera umuntu. Yari yaraguteje ubushomeri ubona akazi, ariko aguteza ikindi gihe, agutegeye muri ako kazi. Nje kukubwira ngo bamaso. Iyo uhishiriye umuroza kumaraho abana, bamaso wikwirara. Bene Hadadi aracyahari, umwaka utaha azagaruka. Wirirwa utera haleluya ngo wabonye akazi, biragusaba kugasengera. Utera haleluya ngo wabonye urugo, biragusaba kurusengera, biragusaba kuba maso. Imana itugirire neza, Imana itugirire neza. Umuhanuzi akomeza agenda ku mwami w'Abisirayeli aramubwira ati witegure, ntiwirare, bene Hadadi azagaruka, aguteza ikindi gihe. Yemwe bantu birara, dufite abantu bajya birara akavuga ngo narasenze, hari imirimo nakoze. Iyo ntabwo shitani ayitinya, agira strategy nyinshi. Ahubwo wowe maso, ukomeze usenga Imana, ukomeze ukizwe, ukomeze wubaha Imana ikuneshereze. Umwami Ahabu yariraye, arirara, acudikana bene Hadadi, ntiyaba maso. Kuko biravuga ku murongo wa 35 umutwe w'amagambo aravuga ngo Uwiteka avuma Ahabu amuhoye gukiza bene Hadadi. Uwiteka avuma Ahabu amuhoye gukiza bene Hadadi. Havuga ati tu uri kivume, ntabwo uri wo kugirirwa neza. Nkugabiza amaboko ya bene Hadadi, umuha agahenge. Imana iguhaye amahirwe yo gukizwa, urajenjekera shitani. Rero iyo abantu batagize ubwenge ngo babe maso, nukuri Imana irabareka. Uyu Ahabu yagize iherezo ribi kubera kutaba maso. Nubwo yari yaragize amahirwe Imana ikamwereka imbaraga zayo, ariko Ahabu yararangaye. Ahabu yararangaye. Nusoma ijambo ry'Imana uzasanga Ahabu yarahuye n'ibibazo, akagira iherezo ribi. Kubera iki? Kubera ko atabaye maso. Rero nje kukwifuriza kuba maso, nje kukwifuriza kubana n'Imana, nje kukwifuriza kubana n'Imana mwene data, nje kukwifuriza kubana n'Imana. Reka dusenge, reka dusenge. Ntago nza ugejeje, ntago nzi kumaza iminsi witwara, ariko ube maso, ntiwirare. Umwanzi wawe aguteza ikindi gihe, aguteza utwite, aguteza warambagijwe, aguteza ukimara kugera mu kazi, aguteza ikindi gihe. Ariko imbaraga z'Imana, Imana iragutumyeho ngo ntiwirare, ukomeze kuba maso. Mana data wa twese, mu izina rya Yesu ushoboza abantu babe maso, babe maso, babe maso mu izina rya Yesu. Kuko umwanzi Sekibi atari kure, ahubwo abateze ikindi gihe. Imbaraga z'Imana zibahe kuba maso, ubaneshereze Kristo, ubaha imbaraga, amaboko yawe abarwanirire. Urakoze Mana, urakoze Kristo, urakoze kubashoboje, urakoze kubagiriye neza. Uyu mugore Mana warunaniwe, ariko uyu munsi umwereke ukuboko kwawe. Uyu mugabo, uyu musore, uyu mukobwa, imbaraga zishobora byose zibane nabo
cyubahiro kibi cyawe. Urakoze Kristo, izina ryawe ryubahwe mu izina rya Yesu. Uri Imana ishobora byose, uri Imana yo kwiringirwa, uri Imana y'urukundo, uri Imana y'imbabazi. Icyubahiro kibi cyawe ni mu izina rya Yesu, amen. Imana ibaha umugisha. Ni Gatera Jose. Nkuko bisanzwe reka mbahe telefone. Ese wambwira ngo nabishobora guhora ndi maso? Wabishobora. Ndagira ngo nguhe telefone hanyuma tugusengere cyangwa se tukugire inama. Ni 0785 98 944 0785 98 944 na 07 74 34 93 rimwe. Rero Imana yo mu ijuru ibagirire neza. Amen.